Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness 25 cyangwa se Lioness Desa 50. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya. Uyu munsi nje kukwibutsa ndetse no kukubwira ku kamaro ka tangawizi. Nkuko tubikesha urubuga rwa France Minero, ngo tangawizi ifite inkomoko muri Aziya y'Epfo, no kuvuga mu Buhinde. Ikaba ikunzwe gukoreshwa nk'ikirungo cyo mu cyayi cyangwa se mu biryo. Buriya tangawizi yakomotse mu Bahinde, kandi Abahinde bazwiho nko gukoresha ibiribwa cyangwa se ibimera nk'imiti cyane cyane. Ngo hashize imyaka myinshi tangawizi ikoreshwa cyane hirya no hino ku isi, aho ikoreshwa yifashishwa mu kuvura ibicurane, umutwe, cyangwa se rimwe na rimwe ikavura abantu mu kwirinda isesemi, by'umwihariko bamwe bakunze kumererwa nabi kubera urugendo cyangwa se abagore batwite. Ibi mvuze haruguru ntekereza ko abenshi muri twebwe tubikoresha, cyane cyane nk'iyo turwaye ibicurane. Abantu bakunda gukoresha icyayi kirimo tangawizi kuko irafasha cyane. Nkuko tubikesha urubuga rwa Passport Santé, tangawizi ifite akamaro ko kongerera umubiri imbaraga ndetse ikaba n'isoko y'ubushyuhe mu mubiri ku bantu bakunda kuyikoresha. Tangawizi kandi ngo yifitemo vitamine C. Aha vitamine C mu bintu dukunda kwibukiranyaho tubona ko ibyinshi bigenda biyifite. Niyo mpamvu buriya ibintu byose bihingwa cyangwa se ibintu byose biri ku isi biba bibereyeho kugira ngo bidufashe, kandi ngibyo turya nibyo biba birimo ya miti dukenera, cyangwa se nibyo biba birimo bwa buzima tuba dukeneye bwa buri munsi. Iyi vitamine C ifasha mu kwirinda umunaniro ukabije, ikarinda amara kwangirika, ariko kandi ngo inafite ubushobozi bwo kubungabunga ubuzima bwo mu kanwa. Nko ku bantu bamwe na bamwe bajya bafata inyongeramirire cyangwa se inyunganiramirire zakorewe mu nganda, ntago ari nziza kurusha bino by'umwimerere tuba dukwiriye gufata tubikuye mu biryo turya bya buri munsi cyangwa se mu byo tunywa bya buri munsi. Urubuga rwa Passport Santé rukomeza ruvuga ko tangawizi ifasha abantu bafite ikibazo cyo kuma iminwa ndetse ikanafasha amaraso gutembera neza. Bishobora no kurinda umuntu indwara z'umutima. Iyo amaraso yatembereye neza mu mubiri ntago ushobora guhura n'indwara z'umutima. Tangawizi rero nkuko tubikesha ruriya rubuga, bigaragara ko ifasha abantu kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri, bityo bikanafasha umutima. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko tangawizi ishobora gufasha ku bijyanye n'indwara z'ubuhumekero ndetse ikanarwanya kanseri, cyane cyane kanseri y'ibihaha ndetse n'iy'udusabo tw'intanga cyangwa se prostate. Nkuko tubikesha urubuga rwa Hasinenet, tangawizi yifitemo umwunyungugu wa manganese. Iyi manganese iri muri tangawizi biha tangawizi ubushobozi bwo gukerereza ubusaza. Ku bantu bakunda gukoresha tangawizi yaba mu biryo nk'ibirungo cyangwa se bakunda kuyinywa mu cyayi, bibafasha kugira ngo bakerereze ubusaza. Bantu rero mushaka gukomeza gusa neza, kugira umubiri utemba itoto, muba mukwiriye gukoresha tangawizi mu buryo buhoraho. Tangawizi kandi yihutisha cyangwa se ifasha gukora neza mu rwungano ngogozi. Kubera iki? Kubera ko tangawizi yifitemo ibyitwa gingerol ndetse na shogawol. Izo ntungamubiri ziri muri tangawizi nizo zifasha muri rwa rwungano ngogozi. Buriya umuntu ukunda kutituma neza, iyo abyutse mu gitondo agafata amazi akayateka agashyiramo tangawizi, birafasha cyane mu kwituma. Ntashobora kurenza isaha atarajya kuri tuwarete. Murumva rero ko tangawizi ari umuti mwiza wo kwituma neza. Tangawizi kandi buriya ngo igabanya ububabare mu mubiri aho ariho hose.
kubera kuivure tangawizi yifitemo ituma igikomere gikira vuba. Kubera ubushobozi tangawizi yifitemo, iyo ufite ububabare mu mubiri ahariho hose, iragenda ikakugabanyiriza bwa bubabare buri mu mubiri. Ikindi niba ufite n'igikomere, tangawizi izagufasha kugira ngo igikomere cyawe kibashe gukira vuba. Urubuga rwa Diabetes Magazine narwo rwerekanye ko kurya tangawizi garama 3 ku munsi mu gihe kingana n'ibyumweru 8 cyangwa se amezi 2 bifasha umuntu urwaye diyabete yo mu cyiciro cya 2. Uru rubuga ruragira inama abantu bafite diyabete yo mu cyiciro cya 2 ko bajya bakoresha grama 3 ku munsi za tangawizi, bakabikoresha mu gihe kingana n'ibyumweru 8. Ibi bizabafasha cyane mu burwayi bwabo. Tangawizi ngo yifitemo ama antioxidant. Antioxidant tugenekereje mu kinyarwanda ni intungamubiri zivana imyanda mu mubiri wacu. Muri izo antioxidant rero ziri muri tangawizi twavuga iyitwa gingerol. Iyi ifasha cyane cyane mu kubyimbura nk'uko twabibonye, ndetse no kurinda ibyago byo kurwara za kanseri. Nk'uko twabivuze haruguru, tangawizi irinda isesemi ku bagore batwite, cyane cyane abagore bakiri mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Aha bagirwa inama yo kunywa ka tangawizi gakeya mu cyayi cyangwa se mu mazi. Buriya abagore bakimara gusama bari mu gihembwe cya mbere akenshi bakunda kurangwa n'isesemi. Kugira ngo rero babashe kwirinda iyo seseme, bakwiriye kujya bakoresha tangawizi nkeya mu cyayi cyangwa se mu mazi. Impamvu kandi abagore batwite bo bababwira gukoresha tangawizi nkeya ni ukubera ko nk'uko twabibonye haruguru, tangawizi ifasha mu gutembera kw'amaraso. Ni ukuvuga ko rero amaraso ashobora kwihuta mu gihe bafashe tangawizi nyinshi, bikaba byabateza ikibazo ku bana batwite. Ikindi kandi tangawizi idufasha nuko ngo ituma ubwirinzi bwacu bukora neza. Tangawizi ifasha mu gukora neza k'ubwirinzi bw'umubiri wacu. Uzumva akenshi bakubwira ngo ugiye kurwara inkorora cyangwa se ibicurane ngo nywa icyayi kirimo tangawizi. Impamvu nuko tangawizi ifasha cyane mu kurinda gukura kwa za bagiteri cyangwa se utunyabuzima dutoya dushobora gutera indwara. Rero mu gihe cy'ubukonje ni byiza gukoresha icyayi kirimo tangawizi cyangwa se no kurya ibiribwa birimo tangawizi. Niyo nama tugirwa cyane. Nk'uko twabibonye ko tangawizi ifasha mu kugabanya ububabare, kubyimbura, ndetse ikanafasha amaraso gutembera neza. Ibyo byose iyo bifatanije bibasha kugabanya ububabare mu gihe cy'imihango y'abakobwa cyangwa se y'abagore. Buriya abakobwa cyangwa se abadamu baba bakwiriye gukoresha tangawizi muri cya gihe cyabo cy'imihango kubera yuko tangawizi irabafasha cyane. Tangawizi kandi ngo ituma ubwonko budasaza bityo bugakora neza. Idufasha kandi cyangwa se ifasha ubwonko bwacu kwirinda indwara yitwa Alzheimer. Iyi ni indwara yo kwibagirwa. Ikindi tutakibagirwa ngo nuko tangawizi yihutisha uburyo bwo gutwika ibinure. Niba rero ushaka kugabanya ibiro, uba ukwiriye gukoresha tangawizi mu buryo buhoraho. Inama basoza batubwira ni y'uburyo bwo gukoresha tangawizi. Tangawizi kuyikoresha neza ni ugukoresha nkeya, kubera ko iyo ukoresheje nyinshi ushobora kubabara cyangwa se ukumva utameze neza mu mara, kumva wabyimbiwe cyangwa se ibyuka byinshi mu mara, kubabara mu gifu, ndetse mu gihe uvuye amaraso akava ari menshi. Gukoresha tangawizi ntago ari ugukoresha nyinshi kuko ishobora nayo kuguteza ibibazo. Ni byiza rero ko wakoresha tangawizi igereranije kugira ngo itazaguteza ibyo bibazo tubonye haruguru. Nibyo nashakaga kukwibutsaho uyu munsi. Nibe hari icyo wungutse usangize abandi, kandi nibe ari ubwa mbere nawe ugeze ahangaha usige ukoze subscribe kugira ngo ibyo tujya twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Nibe hari n'igitekerezo ufite cy'icyo twakibukiranyaho, nawe utwandikire muri comment. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.